turabashimiye mwese mukomeje kudukurikira. Turi muri Joe Gospel Talent Show Season 1. Muri kumwe nanjye Shaddai nkuko nakomeje kubabwira. Turabashimira cyane ko mwakomeje gukanda subscribe aho muri hose mu gihugu cyacu ndetse no mu hanze yacyo. Turabakunda cyane nkuko mubibona. Hano ndi kumwe n'umusore mwiza, ni boga ye rwose ndabona. Turi kumwe nande muri Joe Gospel Talent Show. Murakoze. Muri kumwe n'umusore w'Imana witwa Sicha. Akako naka aka yego. Ubundi amazina yanjye nitwa Byiringiro Simeo. Byiringiro Simeo. Yeah. Yeza kuzwe Simeo. Teka ryose. Ko bigusekeje. We numva nese ibyo bintu ntabwo bivuga ubabaye. Ibintu byose byo muri Nyagasani ugomba ku. Reka duhere ku izina Sucha. Ni Sicha. Sicha byagenze gute, ryaje rite, bisobanuye iki? Sicha rero buriya ni SICHA. Yes. Ubundi ni nkaho uri aka sinabyita abbreviation se. Nuvuga ngo harimo Simeo. No ibyo bindi by'inyuma na abbreviation nagiye nongera kugira ngo kaba akazina kagufi buri muntu wese kugafata bimworohere. Yes. Hano muri GTS turi kumwe na Sicha. Ucyumva Sicha tuvuga uti ni wa musore w'Imana mwese muzi. Yes. Ngo reka tubwire noneho. Sicha ni muntu cyumva bari ndi kuyivuga nabi. Iraza kurangira uyimenye. Yes. Ni muntu ki yakuriye ahagana he, akora ibiki? Sicha ni umuntu usanzwe usenga, ubaha Imana, utinya icyaha. Yego. Ntinya icyaha pe. Yes. Kuko ntinya Imana nkanayikunda, of course. Ikindi ndambajije ngo nakuriye navukiye mu karere ka Rwamagana, niho nakuriye. Ndetse na n'ubu niho nyituye muri iyi minsi niho tugituye. Rwamagana harya ni mu cyoza ari Kibungo? Urase ni muri Kibungora. Nawe hari ubanza yari iri muri Kigali ngari. Okay. Ni hino gutya hafi ya Kabuga hano mu murenge wa Nzige. Yes. Ese Sicha wakuriye umuryango w'abana bangahe? Se iwanyu wavutse mukijijwe cyangwa ntabwo babikuriyemo? Urambaje ngo mu muryango w'abana bangahe? Ntuvuga ngo nakure mu muryango kuko ngewe ndi imfura. Ariko kugeza ubu turabana 5. Wow. Yeah. Hanyuma rero navutse nisanze mu muryango w'ababyeyi basenga. Barabadeperi. Na n'ubu baracyari abadeperi. Wewe but me am not. Oh, you are not. Usengera he? Yewe nsengera muri Restoration Church. Gukura muri ADPR. Warangiza ukajya muri Restoration Church. Ese ibyo bintu ubihuza gute? Se ntabwo ababyeyi bawe bakurakariye? Oya, ababyeyi banje nta kibazo. Ntabwo ete ngiyewe ningiye bifatira imyanzuro. Kubera ko nari idini narihinduye nyuma. Bitewe n'impamvu nyine runaka. Tubwire ujya guhindura idini. Niye mpamvu yagusunikaga cyane gutuma uva muri ADPR ukajya muri Restoration Church? Impamvu nuko style y'imiririmbire cyane y'influencinze kandi n'ubundi abo hose basenga Imana imwe, sibyo? Ariko ine style y'ukuntu baririmba nyine niyo yagiye inkurura. Kubera ndi umuririmbyi nyine urabizi abaririmbyi niko bibereye. Uti rwose kuva muri ADPR ibintu by'imirimbire bimeze gutya yagira ngo usangize abadukurikiye. Ni gute muri ADPR bayirimba noneho muri Restoration bayirimba gutya ku buryo nyine bumva impamvu yanya yatumye uvuga uti nkanjye nka Sicha rwose ADPR ndabana reka mbakatire? Urabyumva? Urabona ADPR nyine ahantu ngiye nakuriye ntago ari hantu nyine harenze hari develope cyane, sibyo? Rero ukuntu baririmbaga nyine barembaga bya bintu bya kera by'abasaza n'abakecuru nyine se nabi kugeranya gerageza uririmbe. nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana urumva nubwo wenda
nuko nyine nuko uravuga uti ibintu byagendana biravuga ati oya kukagendana ni byiza ahubwo ukuntu babiririmba numvaga bidafitinga nuko ngiye nshaka kugira ute kuba nabiririmba. tubiririmbire noneho muri style ya restoration wabirimba gute? Agaruka ngo ni restoration nuko kubera ko wenda bo kubera ryari idini rishyashya basanze ibintu hari aho igihugu kigeze muri development, sibyo? N'uburyo bw'umuziki ukorwa n'imicurangire urumva bigenda byarazamutse, sibyo? Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni uburyo bwa restoration, no. Ubu nabo wasanga urumva abadeperi be hepfo nyine mu ntara cyangwa wenda mu cyaro ntago babikora gute neza cyane nk'abina. turirimbe ntacyo utubwira uti iyi style noneho ya restoration hari ntabwo ari style ya restoration, ntacyo ni style wenda iri moderne tubyite gutyo. ntacyo modernize wenda ushobora kuvuga wenda ukagashyira mu kabiti nzakagendana agakiza k'Imana nzakagendana. akubwo nukabya nakabyasi ubundi uba ugomba kubikora nyine uko ubyumva, n'undi nawe buriya abafite uko abyumva. barakoze cyane, reka noneho tuje no ndacyaseka. Okay, Sicha, tubwiye noneho mu gukura kwawe, reka tubihuze n'ukuntu waje muri Joe GTS, muri Joe Gospel Talent Show waje kugaragaza iyihe mpano? Ni impano yo kuririmba. Ese noneho tubwire watangiye kumenya ryari ko ufite iyo mpano yo kuririmba? Impano yo kuririmba namenye ko nyifite 2014, ariko na gatandatu nyine nibwo nabyinjiyemo fresh. Byagenze gute? Nyine urumva impano ni ibintu biba bikuremo imbere, sibyo? Hari nubwo ukora ibintu utazi nyine ko ari impano, ariko wajya kumva bigenda nyine bikura. Nk'uko ngo kuba wicari ukaririmba umuntu akakubwira ati man ni wowe, siko ibya bintu ahubwo komereza uwo mwana, akagukubita agakuraje. Nawe rero wagera ukumva mugani nibyo. Rero nanjye naje kwisanga numva ari ibyo, ndavuga ati ibintu nibyo tereka mbikore. Niba wibuka neza nakaye karirimbo wahereyeho ukavuga uti nibyo koko? Akaririmbo shaka karirimbo ko ntago kaje icyo gihe 2016, ariko harako nibutse, ariko kari agasakira. Karavuga ngo iyaba inzozi narose zahinduka gariyo, narose umbwira akajambo keza kakankora ku mutima, zihindutse riyo nakwegukana, zihindutse riyo nakwegukana tututu. yabaye cameraman iri gufata abakobwa baturi iruhande nibura akareba ukuntu emotion zari uzuko bageze ngo zari zibaye riyo. Okay, uravuga uti noneho ndumva naririmba. Urumva ako kantu kari kameze neza, of course ugereranyije n'imyaka nari mfite. Ntako ntari ntagize rwose. Naho rero tubwire ko numvaga wahereye indirimbo yakujeho ya mbere yari Sekira, waje kujya ute muri gospel? Ubundi gospel nayinjiyemo cyane mu mwaka wa 2019. Nibwo nayinjiyemo ndavuga ati reka nikorere gospel. Ubundi mbere nakoraga Sakira. Sakira guhera 2017 nakoze Sakira, nahuye n'abatipe
hari aho nigaga gurupe i Butare dufunda gurupe yitwa Victorious, turakora tukabona ibintu biri kuza, turakundwa, amarushanwa turayatwara. Ariko nyine biza kuranya avuze ati ibi bintu hari igihe byazajya binkoresha ibyaha byinshi cyangwa se n'iki n'iki. Birangira mvuze ni reka nigire muri gospel. Gospel rero ariko n'ubundi nubwo nakoraga sakira na za gospel, hari indirimbo nandikaga za gospel. Uratubwiye uti waravuze uti hari igihe ibintu byajya binjyana mu byaha n'iki n'iki rwose, kandi wavuze uti ndi umusore w'Imana kandi utinya icyaha. Ni ikihe cyaha utinya kirenze cya kindi kirenze uvuga uti iyo mbigumamo nanjye nari gukabya? Cyase bose mbivuga uko byitwa, wivuga Imana. Icyaha ntinya se, icyaha ntinya cya mbere ni icyaha bita gusinda. Kubera ko gusinda impamvu mbitinya, iyo wasinze tayari no gusambana bikurikiraho, no kubeshya byose bihita bijyana. Uzacunge nawe iyo wasinze, babyita kotoka. Iyo wototse nyine byose ubushyuhe bw'umubiri buriyongera, bwakwiyongera nyine na hariya, urabyumva. Niyo mpamvu rero mbitinya. uravuga uti none wasanze biriya bintu byo kubya hari avuga uti wasanga nanjye hari igihe byazanjyana mu byaha byinshi uhita ubikatira. Reka mbyihorere. N'ubundi kuririmba hose ni ukuririmba, kandi noneho wanaririmba ufite ubutumwa bwiza uri gutanga buyobora abantu ku Mana. None tubwire Sica, muri Joe Gospel Talent Show waje kugaragaza iyihe mpano? Ni ukuririmba nk'uko yitubwiye indirimbo yawe cyangwa se ukora cover? Nkunda kuririmba indirimbo zanjye, ariko bitavuze ko neza abandi ndagerageza. Iyo watuzaniye uyu munsi ni yanjye, yitwa Ya Magambo. Waturimbira akantu gatoya? Ya magambo wambwiye yankoze ku mutima, ya magambo numvise niyo yampembuye, ya magambo wambwiye yankoze ku mutima, ya magambo numvise niyo yampembuye. Man, urabasha? Okay, nkuri amagambo ubuvuga bakubwiye, ninde we yakubwiye? Ni Imana. Ni Imana? None suziko ubwo nayo magambo amasezerano mwana. Amasezerano nese uragira ngo mbivugire mwese mubimenye? Nayawe ku giti cyawe, nayawe ayo reka tuyagira ibanga. Amasezerano y'Imana yubahwe. Okay, indirimbo yayikoze ryari? Indirimbo nayikoze 2019 ejo bundi kabisa. Nanayikoze ndi ku ishuri, tukiri ku ishuri. Wari uri mu wa gatandatu? Ya senior 6. Cyabasengeraga icya leta? No. None zurumva indirimbo ari indirimbo yo gusenga cyangwa indirimbo yo nyine yo kumva ko icyo wabwiwe kizasohora byize? Tukuzi nayo ndi kumva ari kizasohora. Kizasohora kabisa. Kera tuzagusura utubwire neza ngo byagenze gute. Gutya nabwo byari bimeze gutya kandi byarabaye. Yes. Ese mu muryango wawe hari undi muntu wigeze uririmba nibura avanye impano yo kuririmba? Ntago nyina nawe navuga ko ntawe, ariko papa wanjye ni umunyamiziki kubera ko acurangira aho asengera. Acuranga solo, gitari solo. Noneho reka utubwire ni hehe wumva umuziki wawe ushaka kuwugeza? Ndikuma nshaka kuwugeza kuri rwa rwego nyine nakwita se ngo iki mpuzamahanga, nyine nanjye nzajya mvuga ati byibuza ndaririmba ubutumwa bugere ahantu kure hanini hashoboka. Uburyo bihindura abantu benshi bikanabafasha. Yes. Ninde muhanzi ufatiraho icyitegererezo?
hano mu Rwanda? ubundi mbere nafatiragaho amasomo kuri Bruce Melody. Bruce Melody rwose I surrender to him. Nihe ndirimbo ukunda ukiri aho ngaho? Indirimbo yo nkunda, indirimbo ze nyinshi ndazikunda. Ni iyisohotse ndayikunda, ariko nyine harimo nkeya ntakunda. Iyo ukunda cyane kuri izi zindi? Iyo nkunda cyane nakundaga akarimo kavuga ngo fata indorerwamo maze wirebe, umenye impamvu ngukunda. Ufata indorerwamo, fata indorerwamo, fata indorerwamo. Azo kushona twa tuntu tw'utu Bruce Melody batwita soft man, ntago ari utu Bruce. Turano utu soft. Ewana urabasha? Thank you. Mwari mwahura se ko ujya kugira ijwi nk'irye Bruce Melody? Yes. Nta narimo. Urabyifuza? Ndanamubona visa face to face. Urabyifuza se? Cyane. Ari nk'umunsi umwe wenda tuzahura ahantu kuri stage, barasa ntazaba yarashaje. Wasanga ari na vuba cyane. Wasanga ari na vuba. Yes. Noneho ubu muri gospel ninde ufatira icyitegererezo? Umuhanzi bita Prosper Nkomezi. Kabisa. Nake karimbo gukunda cyane. Akarimbo bita hazaba ibyishimo nitugera mu ijuru. Waririmbaho akantu gato? Nta kibazo. Hazaba ibyishimo n'umunezero nituzagerayo iwacu mu ijuru. Usibye ko ufite ijwi ryiza ariko n'amagambo yirima n'ukuntu uyobora ijwi ni ibintu byiza cyane, reka dusabe Imana izawukomereze iyi mpano. Ikibazo cya nyuma ngana ku musozo, ubundi iyo abantu bagiye mu muziki bari abasore wanyuze no muri sekiro urabizi akunda guhura n'ibigeragezo bitandukanye. Ni ikihe kigeragezo wigeze uhura nacyo kikakugora ukavuga uti man ndagushimye ko undinze ahantu? Kumva ntacyo. Reka mpindure ikibazo mo gato. Abantu nkamwe b'abasitari mukunda gukundwa n'abakobwa cyane, uri ku ishuri wabyitwaraga munsi? Kubera njyewe ubundi nize PCB kandi nyiga ahantu nyine bakanira. Rero ibintu by'abakobwa wabijyagamo gato ugahita ubona ubaye wanyuma, kuko bakurushaga igice kimwe. Gurupe niko hameze, bakurushaho igice umwanya abatanu bakaba baragiye, kandi kubera home kuvuga ngo natashye ndi uwanyuma ibyo ntabwo byumvikana. Niyo mpamvu rero nafokasingaga ku masomo, ibintu by'abakobwa nkabyirengagiza. Tuvuge ko se nta girlfriend ufite? For sure ntawe. Ndi ku isoko, ntabwo ndi igicuruzwa. Ndacyategereje ko igihe cya nyacyo kigera, kubera ntabwo nzaba padiri. Barakoze cyane, wakoze kudusa, ariko mbere yuko tukurekwa reka tukubaze utubazo dutoya twa TikTok. Iyo wambaye neza wambaye gute? Iyo nambaye neza nambaye inkweto nkunda nyine Air Force. Ubwo ntabwo nambaye neza se. N'ipantaro nyine y'ijinisi cyangwa se y'ijinisi ariko like black niyo nkunda. Hejuru wenyine icyo washyiraho cyose nta kibazo. Icyo ari cyo cyose? Ariko apana nyine ikote rya costume se ubwo. Ntabwo ukunda costume? Ntabwo urageza? Ntabwo ndahagera. Ubwo amafaranga nakubitaho hakoroha ubwo nzaryambara. Icyagiye kigeze umukobwa wifuza gukunda n'ibihe bintu bitatu yaba yujuje? Umukobwa usenga, umukobwa usenga, witonda, w'inzobe. Umukobwa usenga, niba usenga uri umukobwa kandi witonde, ariko ikindi ukaba uri inzobe ari ku isoko. N'abantu turi kumwe bahise bavuga ati nk'aba ngaba, kandi koko barabonye? Nababonye. Ameza yawe yateguye neza, wateguye ate? Ameza yateguye neza haba ari iki?
ameza ibiribwa ibifungurwa cyane ibifungurwa se ubu saba ameze ute okay kubera nyine ntabwo nywa inzoga ibintu byoroheje nyine by'ibinyobwa ariko ameza nyine nkunda umuceri ntabwo ngukunda cyane ubwo ifiriti ifiriti n'amagi ntabwo n'inyama zikunda cyane n'undi nta nizo naryaga rero ubwo sasa ubwo mana naba nkubeshye rwose ni ibyo ngibyo ubwo nyine witoreremo uko nawe ugereranye wumva uko byaba bimeze ukurikije ibyo nkubwiye nkunda. Abana hari ukuntu bakina iby'abana, ni akahe gakino wakinnye kera mu by'abana none ubu ujya wibuka uvuga uti kariya akantu mu by'abana? twebwe rero njye ntabwo nakunze gukina iby'abana kubera umwana w'imfura baba bamukanira. Papa yarankaniraga rero niyo nakinaga ubwo ngubwo kubera uyu uri imfura nta bandi bana bo mu rugo muba mukinana, ubwo bisaba kujya ahandi. Ubwo iyo ugiye ahandi tayari uba wazereye tayari ubwo ngubwo utaha ugakubitwa. Narabyirindaga rero ariko iby'abana ntabwo byabura kubikina. Narabikinnye gake ariko nta kintu numva nibuka gitangaje cyangwa kidasanzwe cyambayeho. Usibye kuririmba ni cyo kindi kintu ukora? Ikindi kintu nkora ndaririmba ndanacuranga, ariko iyo ntari muri ibyo ngibyo nyine uko nabaga ndimo ndiga, ariko ubu ngubu nyine iyo ndi free mba ni nko kwirebera nk'udusomo two kuririmba cyangwa gucuranga. Uramutse ugize amahirwe ugahura na Perezida wa Repubulika, ni cyo kintu wamusaba? Namusaba kugira guteza imbere nyine impano zo kuririmba nyine cyane nyine, kuko buri uzarebe umuziki ni ikintu cya mbere gikenerwa ahantu henshi, yaba mu biki, yaba mu kwamamaza, yaba mu gutanga ubutumwa rusange, yaba mu kugira ute nyine nka kuriya bafasha na siporo zigiye zitandukanye, n'amakampani nyine agatangira gushora mu bahanzi. Nka kuriya reba nka Skol ifata abantu b'abanyonzi Rayon Sport ikabashoramo amafaranga nyine bagenda nyine bungukiranamo. Rero nabyo buriya bashatse ukuntu babihuza nyine bakajya bafata n'abahanzi nabwo bakabikora gutyo, bagategura ibitaramo byinshi muri ubwo buryo nyine, ibyo bintu byaba ari sawa. Ni akahe gace ku isi wumva ugomba gupfa umaze kugeramo uko byagenda kose? Ngomba gupfa maze kugeramo cyangwa kujya mu ijuru? Ahubwo wenda wavuga ati wifuza kugeramo. Ntacyo kuko kuvuga ngo ngomba gupfa maze kugeramo biragoye pe. Wifuza kugera hahe? Ahantu bita ahantu numva ngo Gorigota ku musaraba, aho hantu mba numva hanera amatsiko. Gorigota urukumva uwo musozi nawe bikurura ubyumva. Ubwo ibaza niba ari umusozi Gorigota ahubwo gitekereza ahantu baririmba hatarangira hatajya ava kuri hiti. Gorigota ku musaraba. aho uravuga uti ngize amahirwe ni hatari. reka Imana ni ugufasha wenda abantu nahajya cyo mbonye amafaranga. Yes. Nazajyayo. Yes. Pe. Stitcher turagushimye cyane uko wadusuye uyu munsi, wakoze kutuganiriza, byari byiza kwa nawe. Ariko mbere yuko dusoza, niki wabwira abafana bakabutsa nimero yawe kugira ngo bagushyigikire muri Joe Gospel Talent Show? Icyo nabwira abafana ni ugukomeza kunshyigikira, banyereka urukundo kuko nirwo runtera courage. Kunshyigikira rero ni ugukanda subscribe, like na comment na share, hanyuma ndi nimero 27. Yes. Nkuko mwakomeje kubibona cyane, ni Stitcher umuhungu w'Imana uzi kuririmba cyane, nta kindi ashaka ni urukundo rwanyu. Ari kuri inzobe cyane byamufasha cyane, nta kindi kandi ukora ni subscribe,
comment, like na share kugira ngo ubutumwa bwiza atanga bukomeze kwamara hirya no hino. Kandi uzakurikira indirimbo yitwa Ya Magambo. Rero ukumbuje ni nziza cyane. Mwari kumwe na Shaddai. Ciao ciao. Bye.